Reka twongere dushimire umwe wese wakoze subscribe kuri Kiwi Rwanda. Nizere yuko mumeze neza amajyepfo amajyaruguru mumeze muti birengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali mwebwe mwaramutse mute hirya no hakurya hakuno no hakurya bwota amasimbi diaspora nyarwanda mwese twizere ko mumeze neza. Turagarutse rero tugarukanye n'umubyeyi uri imbere kuri kamera yacu muramureba. Mama muraho neza? Muraho neza. Amazina mwitwa bande? Tuyisenge Amina. Tuyisenge Amina, tugiye kuganira uri kumwe n'umwana mutoya. Uyu mwana no wawe? No wanje. Bamwita ngo iki? Imana iri kumwe natwe Korode. Imana iri kumwe natwe Korode. Amina, reka tutangire tuganira. Uyu mwana mu kuvuka kwe byagenze gute? Kuvuga ngo uyu mwana namubyaye 2024 tujya mumeze kumubyara avuka nyina naniwe kunanirwa kwiwajya muri Neo. Agiye muri Neo biba ngombwa ko amara amezi 3 yose. Amezi 3 tuvuye muri Neo tujya Pediatri. Tugeze muri Pediatri si twatashye ku ya mbere y'uko wa gatatu. Nuvuga ngo bandekuye kubera ko bari babonye yorohewe. Barangije barambwira ngo nimufate mujyane Gataga ubushobozi burabura. Bubuze rero barambwira ati mu gihe utabonye ubushobozi umwana wazakomeza areshye gutya ariko numukurikirana atarakomera bizakorohera ko yakira hakiri kare. Ariko ubwo bushobozi sinabashije kububona, sinabashije no kuba nabona umuntu wanera inkunga kugira ngo ayo mafaranga aboneke 336 n'amafaranga 695. Nayo niyo mafaranga banciye kugira ngo ayo mafaranga abe yavurwa gakira nk'abandi. Ariko ubwo bushobozi nibwo natabashije kuyitambona. Ariko mu buryo bw'uyu mwana biragoye kuba yabona ikintu cyo kunywa cyangwa kurya, nabwo bingora ahantu harehare kugira ngo banabasha kuba nagira ute nabasha kuba namuvuza ngabona n'icyo kumugaburira. Mu busanzwe ubu atunzwe n'iki? Nukonka gusa cyangwa atangiye no kurya? Nago yonka, atunzwe n'igikoma n'amata, icyo mbonye ndamu. Ariko nago amuha ibiryo bibonetse byose ngabirye. Bisaba kuba wabisya nyine bikaza nka potage. Kwa muganga bakubwiye ko afite ikihe kibazo? Kuba yaravukanye imbaraga nkeya byo birasanzwe ku bana bose, ariko iyo bakuriye muri Neo babasha kuba babafasha. Uyu mwana we bakubwiye ko yavukanye ikihe kibazo? Ikibazo cy'urutirigongo rwangiritse bituma nyine atakwicara, atavuga, atanabona. Bangu ubu nagabona nyine arumva ariko si yakubona. Ariko bambwiye ko muvuje hakiri kare utirigongo rwo rwakira rugatuma amera neza nk'abandi. Ariko nyine ni ubushobozi bwahise bubura kuri ngewe, kuko ngejeje n'uburyo n'uwo twamubyaranye yarambwiye ngo iyi nama irimo ngo nzagerageze kumuvuriza umwana we ngo mumuhari muzima, kandi nawe yabyanze abireba zuko watabasha kuba ari icyo yamarira, ariko yarabyanze arantererana. Uwo mwabyaranye mwarabanaga cyangwa mwari mwahuye gutyo bisanzwe? Yayineye niga. Wigaga mu makangaye? Mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu segonderi. Abaguteye inda gutyo? Yego. Ubimugejeje uko twita yabyakiriye ati? Narabimubwiye nyine arabyumva, ariko nyuma yaharaminduka ameze kumubyara. Arambwira ati reka ngo uyu mwana ngo nagaye inama irimo ngo reba ahantu mushyira. Nyine akajya ambwira ngo ningire ngo mwice ngo nubundi nta kintu azamarira. Akakubwira ngo yice umwana mwabyaranye? Ndamubwira ati yaba ari wo mugisha wanjye naba mboneye kuri uno mwana. Ndamubwira ati ntago byakunda, we ise ngwino umwiyicire wowe ufite uko bigenza. Barangije rero arambwira ngo nta kintu twavugana ngere nama irimo. Yego. None ubu kuri ubu ngubu uwo mugabo mubanye gutyo cyangwa mwabanye gutyo, ese yari umusore cyangwa yari afite urugo? Yari umusore. Yari umusore. None se hari inzego byibuza zindi waba waritabaje kugira ngo babashe kuba bakurikirana ikibazo cy'uyu mwana? Nagiye ku murenge, ngeze ku murenge nk'abakankora ibyo bankorera baranererana. Mbonye ko banereranye ndagenda ndiyicarira mbyereka Imana nyine. Bagutereranye gute? Bagutereranye gute?
barambwiye ngo amafaranga ngo nayo bafite ngo bafashishije abandi, nta kindi kintu bongeye kumbwira. umurenge wagiyeho ni uwuhe? Nagiye ku murenge wa Kigoma kuko ariho mvuka mu majyepfo. ubwo rero mbonye binyobenza hano muri Kigali ndavuga ati n'ubundi nta hepfo na ruguru ngira, reka nemere njye kumunganira i Kigali n'umwana wanjye, aho Imana izashakira kudutaruriza dukuraho nyine, ubwo nta kundi. Mbere nageze hano muri Kigali biba ngombwa ko mbona umuntu unyishyurira inzu amezi 6, anyishyurira amezi 6, ubundi nkaba nyirimo, ariko kurya bimbera ikibazo. Ntabwo ibyo kubona mbibonera ku gihe nyine, ngari uko mbonye nk'umuntu amaye ibyo kurya. Yego. Aho uri muri Kigali ucumbitse ahagana he, mu wuhe murenge? Ndi mu murenge wa Kimisagara, ubwo n'ubwo ngo nuye hano mu Kove, ariko nyine akagari urumva ni Kimisagara. Numbaza umurenge uko bawita nibyo utabasha kumbaza, ntago muzi. Aho utuye cyangwa aho uri, hari ahandi hantu cyangwa urundi rwego waba waragejejeho ikibazo cy'uyu mwana? Nta handi hantu nabonye ku murenge banereranye, nicara ndatuza nyine mbyereka Imana, ntago nigeze nongera kwirukanka imisozi ngo mbishobore, kuko nk'uko nguko iyo arwaye mfata nkajya kwa muganga bakamukurikirana, kwishyura bikambana ikibazo, nkavuga ati ubwo nyine Imana nayibona ko nkwiriye gutaha iranyemurira ibibazo. Ubu ngubu tuvugana gutyo bararwaye, ariko ntago ndi bwicare mu rugo, biransaba kwita mujyana kubera ko arwaye. Ubwo rero nta nubwo njya ngera kwa muganga ngo ngaruke bahita bampa ibitaro, ntabwo nshobora kurara ngarutse, kuko iyo ngezeyo marayo nk'ukwezi 2 se cyangwa 3 akivurwa, kubera ko bambwiye ngo umwana nk'uyu ntabwo bajya bapfa kubarekura, baba bagifite indwara nyinshi bakivura. None iyo bamurekuye kwa muganga ngubu bakubwira ko bari kumuvura iki, bari kumukurikiranaho iki, ko watubwiye ko ikibazo afite ari urutirigongo, ese izi centre de santé zisanzwe cyangwa amavuriro asanzwe abasha kugira icyo amufasha? Iyo mujyanye nk'uko nguko aba yagagaye, nuko utabyitayeho nabyo yari ari kubikora, agira idefo yo kugagara, yanagagara bikaba ikibazo nyine ko ahita ahumeka nabi. Ubu rero aka mwanya tuvugana urabona ko uku nguko ari gukora busa nk'aho aba atangiye kugagara nyine byakabaye imbaraga nyinshi, ariko kubera imbaraga nke bikahita bica bugufi, ariko akenshi mujyana yagagaye, yahinze umuriro mwinshi, ubona ko nyine yabaye indembe, nta kindi kintu iba namujyaniye. Bakamufasha iki kwa muganga? Kwa muganga bakaba bamufata nyine bakamuvura, bakamutera izo shinge zigabanya wa muriro, bakamutera imiti yagabanya kugagara. Iyo babonye byanze bantarasiferira ahandi nyine kugira ngo bareke ari cyo bamuramiraho. Yego. Ubu burwayi ni uburwayi bukomeye kandi buteje ikibazo ku mwana nk'uyu nguyu. None nagira ngo ngusabe, uretse kuba wakwaka ubufasha cyangwa twawukorera ubuvugizi, aba n'abana bari mu nshingano za leta, kuko hari ibigo byinshi bishinzwe gukurikirana bene aba bana. Ese hari ikigo waba waragannye n'iki na kimwe? Ntacyo. Nta na kimwe wigeze uba wagana? Ntacyo nigeze njyaho. Arabona bajije barambwira ngo aba bana ngo baba bafite ngo koperative yabo, barangije rero nanjye ndavuga se ko gitifu w'akagari nta kintu yabimbwiyeho, kandi duhorana mubwire ibibazo muhura nabyo iwacu, akaba nta kintu nanjye amvuganiraho, turapfa iki ko nanjye atanshyize mu bandi. Nkaza kumenya amakuru y'uko kaba bana nk'aba ngaba babafasha bakabaha inkunga yabagenewe, ariko iyo ntago bigize bakira mu mwanya wabyo, ahubwo nabo baranereranye nyine banyereka ko nta kintu nanjye nageraho nk'abandi, cyangwa banakorerwa n'ubwo buvugizi ngo bagire bamvuriza umwana, niyo natakenera ayo mafaranga, ariko umwana wanjye akavurwa, ibindi bikaba bizaza nyuma y'ibi ngibi ko umwana wanjye yarakize. Icyo nabyo sinabashije kubibona,
nagerageje kwegera gitifu w'akagari mubwira ikibazo mfite akajya anererana akancisha hirya kubera rero ngira papa wenyine akajya avuga ati ngo nta kintu ngo twamumarira ngo ntago ari umwana wanjye sinamubyaye uvuga ngo mfite ibibazo birebire cyane nakagiye negera nkavuga ariko ukabona nyine papa wambyaye sanyeneye nareba na mama kwera nawe ngira nyine yapfuye nkabura aho mfata naho ndeka kuko ntago ari papa wandeze narezwe n'abaturanyi ku ruhande ntava ku ishuri nkataha mu rugo rw'undi muntu kandi mu rugo hahari kure biza kugeraho gutyo bingiraho ingaruka yo kuba nabyara umwana biyumviramo kumera gutyo ubwo rero mbura hepfo na ruguru mpitamo kuza kumunganira i Kigali ubwo rero ku bw'amahirwe nibwo nabanye umuntu wanyishyurira inzu nkaba negamishije w'uwo musaya ariko ntago nagira amahirwe yo gusubira iwacu ngo bikunde barambwiye ngo ntago byakunda ngo ninsange mama we yagenda haza. Hari ikibazo ufitanye n'abaturage se cyangwa n'ubuyobozi ubamo kugira ngo bakubwire ngo aho mama yagiye urahazi ngo uzamusangeyo? Ni papa wambyaye n'ubimbwira. Ikibazo mufitanye ni iki? Kibazo nacyo ubwo nuko mu bana 10 yabyaye ari njye harobanura kanzira kankubita nyine nge nanamwe cyangwa mubaza se papa muri iki ko atari nge ngenyine wabyaye ngwe nguri ikinyabibiri ngo nagura umwana wanjye nta kindi kintu naba nzi dupfa ariko nyine ndabimubaza kenshi najya kumwegera kankubita. Iryo hohoterwa ryatangiye nyuma y'uko ubyaye uyu mwana cyangwa na mbere ntabwo mwari mubanye neza? Nago na mbere ntago twari tubanye neza kubera ngiye nabyiraga mama kiriho naragendaga nkamubwira ati se mama kureba papa nererana nawe ukanzugunya nzabarizwe he kugenda ubibaze so nagera imbere ya papa namubaza akambwira ngo nyokaho hari naguhazi ngo musange gahereye nyiri umwana nyikiga primaire nuvuga ngo byatangiye nyine ndi umwana ndinda ngira imyaka 27 ari rwaserera bere nkagerageza nkabwira papa timba unereranye basima n'inzu yanjye nimenye ngo natafari washize ugasanga nyine bibaye ikibazo kirekire ragije nge nafata imiryango nabanzi ndababwira ati ngiye mbuze hepfo na ruguru nimumfashe mu ntunge nk'umwana wanyu ngo rero naho narerewe ntago byabashije guhita bikunda nabonye bitangiyemo akavuyo itamfata umwanzuro wo kuza muri Kigali ndavuga ati napfa cyangwa umwana wanjye agapfa uzagenda mbere Imana izamwakire. Reka nongere nsubire inyuma gato umbwiye ko wari uri muri segonderi mu mwaka wa 6 ariho watwaye inda y'uyu mwana wari ukiri mu ishuri cyangwa wari urangije? Nari nuguha ngo inda yaramfashe kuko narayiganye imfashe rero biba ngombwa ko icya leta nagikora rangije itanjya kubyara ngiye kubyara rero biba ngombwa ko mu mezi nari mbyayemo kubera namubyariye 7 marama amezi 3 kwa muganga kwira amezi yandi nyamara umwaka n'amezi 6 nyamara muri pediatri. Yego papa w'uyu mwana ese mwarakundanye nyuma za kukwihinduka cyangwa yayiguteye gutyo gusa muhuye? Ntago twigize dukundana ni nkuko waba ari ubwa mbere ugiye gutunga telefone umuntu akaba yakubwira ati kugira ngo telefone itunge urabanza umiki ngiki ngo nukuvuga ngo yayineye rero niga ntago twigiye dukundana yari n'umwarimu ntago yari umuntu wibereye aho usanzwe nyine yari umwarimu. Wakwigishaga cyangwa wigishaga kuri icyo kigo? Yigishaga kuri icyo kigo. Yego. Wari ufite imyaka ingahe? Ngo yaneye mfite imyaka 20 mfite 27. Hari urwego nuru na rumwe waba warigeze witabaza ngo bamenyeshe icyo kibazo cy'uwo mwarimu? Nagiyeho kubera rero uwo bavindimwe wundi umuruta kuri uwo twabyaranye ni umuyobozi na warayoboye ni gitifu w'akagari najyaga kumumuregera akahita avuga ati ibyo ngiye ntukabimbwire ngo ntago nzaho mwahuriye najya ku kigaho yigisha nkasanga batanze ruswa nyine najya kubivuga nkasanga batanze ruswa ntibanyumve ikibazo cyanjye bahita bambwira ngo ningende ahubwo nicare hamwe ngo ndere uwo mwana ngo ntago bashinzwe kumenya ibyacu
naho byagarukiye. urumva ari wowe ukeneye ubuvugizi, ari wowe ukeneye gukorerwa ubuvugizi, ndetse n'umwana muri rusange nawe akeneye gukorerwa ubuvugizi cyane cyane ubwo kwitabwaho ndetse no kuvurwa. None nagira ngo nkubaze, urumva ubuyobozi buguciye intege, bwanze kugira icyo bugufasha, ababyeyi banze kugira icyo bagufasha, uragumya urera umwana wowe wenyine. Kuri ubu ngubu navuga cyangwa watubwira kubaho mu buzima bumeze bute? Nari ndi mu buzima bubi kandi no gutwara iyi nda ntago nari nabiteguye. Ubwo nk'ababyeyi bari bakwiriye kumba hafi bakambwira ati ibi bintu ntago ari byiza ntuzabisubire. Ubwo bo bagerageje kuntererana banyereka ko nari umwana wabo. Ndangije rero kuko nabonaga bitari ngombwa ko nicara iruhande rwabo baranjugunye ndara hanze bakansohora uko babonye, mfata umwanzuro wo kuvuga ati kugira ngo imvura ijye inyagira nadafite aho ndara natafite n'aho nerekeza, reka mfata umwanzuro wo kuzina i Kigali, sinzabura bangirira neza nkabona aho negamisha umusaya. Nageze n'aho ndara nkajya ndara hariya Nyabugogo, nkarara hasi kumwe n'umwana kubera uno mwana. Nkabona burakeye ndariye, nkabona bwije ndiye, ariko nkabura aho ndyama, kugeza naho umwana wanjye yageze n'aho arwara kubera imvura yari yamunyagiye. Bura hepfo na ruguru rero mfata umwanzuro wo kujya nirirwa nicaye ku muhanda. Reka tugushimire ubutwari wagize bwo kugumana uyu mwana. Urumva numba umugabo mwamubyaranya kubwira ngo umwice apfe, ariko wowe ukaba ukimukomeyeho nka mama we wamubyaye. Komeza ubwo butwari kandi ukomere. Ikindi kibazo nibaza, ubu urumva mufite aho muri, kuko wambwiye ko hari wabishyuriye amezi 6 muri mu nzu, hasigaye amezi angahe? Hasigaye amezi 3. Hasigaye amezi 3. Urumva byibuza ntabwo mukiri kunyagirwa, mufite aho muhengeka umusaya. None mu bijyanye n'imibereho, kurya, kubona icyo kumuha, byo bimeze bite? Nuguha ngo kubona icyo kumuha nabwo bimagarara harehare. Ni nko kubona umuntu yambwira ngenda agafutekera umwana igikoma akakinywa rimwe na rimwe nabwo yakibonye, cyangwa kurya bikaba rimwe na rimwe nabwo na kuvuga ngo ni nko kugenda tubona amahirwe. Nk'ubu ngubu naburaye ngiye no kubwirirwa kubera impamvu yo kutabona icyo kurya. Kuvuga ngo nawe rero birasaba ngo nabwo miga ukuntu yabona icyo kunywa. Ntabwo kugeza aya maginga yasibye igikoma narindi kumuha, nabwo nahawe n'umuturanyi ambwira ati nimba ari aho ugiye ugenda umuha icyo gikoma. Ariko nukuvuga ngo nta kintu cyo kurya abona, nta cyo kunywa abona, kakibonere kugiye nako kabaraga gatore. Kuko barambwiye ngo akenshi njya ngerageza kumuha amata, genda azatora ku kabaraga n'izo potaje z'ibiryo, ariko ntabyo abona. Yego. Urumva n'umwana uruhije, n'umwana ugoye mu buryo bwo kumwitaho, ariko na epfo nta ruguru. Bakunzi bakiwe Rwanda, nizere yuko uyu mubyeyi muri kumubona, kandi uyu mubyeyi arabakeneye kugira ngo mumufashe. Wagira icyo amufasha, turaza gushyiraho nimero ya telefone. Ufite telefone? Ndayifite. Ibaruye ku mazina yawe? Yanjye. Turaza gushyiraho nimero ye ya telefone hasi, waza kugira icyo yamufasha. Rwose ubufasha burakenewe kandi birihutirwa kugira ngo uyu mwana w'umujyambere abashe kuba yabaho ubuzima nk'ubw'abandi bana babayemo. None ubundi ikindi kibazo nagukubaza, hari inzego wenda zishinzwe bene aba bana bafite ubumuga cyangwa bavukanye ubumuga, ese hari urwego n'uru na rumwe waba waregereye? Nagerageje kujya aho aba bana bavurirwa, ndabibaza nyine. Baransubiza ngo bisaba kuba ufite umwishingizi watuma uyu mwana arimo hano kugira ngo avurwe. Umwishingizi bwoko ki? Umwishingizi kuvuga ngo ni umuterankunga. Waba wakwishyuriye kugira ngo uyu mwana avurwe, namera kuvurwa yenda hari nk'ikinaniranye babe bamufata bakamujyana hanze bakareba ko yavurirwayo naho. Ariko ubwo bushobozi ntabwo bwabashije kuboneka ngo ayo mahirwe nyabone kuba nabona uwo muterankunga ngo ajya antera inkunga yenda rebe ko byakunda kuba yavurwa. Yego. Urumva
ukeneye ibintu byinshi, ukeneye gufashwa mu buryo bwinshi kandi bugiye butandukanye, ariko hari inzego zishinzwe bene aba bana, mwokagira imana mwe, mwokabyara mwe, turabingize kugira ngo uyu mwana mumufashe kandi iki kibazo nacyo mukigire icyanyu. Inzego zose za leta zirebwa na bene aba bana, turabasabye kugira ngo mugire icyo mukora kuri uyu mwana mumufashe. Harya watubwiye ko uherereye ahagana he? Kimisagara. Kimisagara Mukove. Yego. Ku murenge iki kibazo warakibagejeje hariya ku murenge wa Kimisagara? Ntago negize make, ntago nahagiye kubera ko ikintu cyanciye intege nuko nagiye ku murenge w'iwacu, mbona n'ubundi aho najya bitamira. Ariko umurenge w'iwanyu impamvu batagufashije, twabonye ko hari ibibazo mufitanye na ba gitifu baho ndetse n'uriya mugabo mwabyaranye, si watekereza ko ariyo mpamvu batigeze bagira icyo bagufasha? Ntago icyo kintu nagitekerejeho cyane, kuko uwo twabyaranye ntago aba mu murenge mbamo. Ni ukuvuga ngo umurenge ni nko kuvuga ngo ni nko umurenge ni nkaho twavuga ko ari Ruhango, ngenuye nko muri Kigoma, nkaba nava muri Kigoma nkajya mu Ruhango kuba najya kurega ikibazo cyanjye. Ntago rero dutuye mu karere kamwe. Papa w'uyu mwana ubona mu bijyanye n'ubushobozi hari icyo yifashijeho we? Arabufite ariko yarabyanze, yavuze ngo nta kintu yamfasha ngo umwana ameze gutya. Aramwemera ariko? Ntago yamwemera, avuze ko nta mari irimo. Yego. Ubu mu irangamimerere yanditse kuri wowe wenyine? Yanditse kuri njye kubera ko ari igihe amahirwe ansekera bakaba banangira mituweli, kuko uyu mwana iyo naza kumwiyandikishaho ntago mituweli nari kuyibona. Nameze kumwiyandikishaho bahita badutangira 6 byuzuye kugira ngo uyu mwana avurwe, akorerwa n'agakarita. Ameze kugakorerwa bahita ambwira muganga ngo ningende ku kigo cy'ivuriro rimeze gutya na gutya, bamusuzume barebe ko azakira, nibabona azakira barabikubwira, nibona batazakira nabwo barabikubwira. Ubwo nibwo nagiye mbona basoye fagitire y'amafaranga ngomba gutanga kugira ngo uyu mwana avurwe. Babampaye fagitire y'ibihumbi 336 n'amafaranga 695. Iyi fagitire nayo nari nayizanye kugira ngo mbashe kuba nayerekana amafaranga banciye kugira ngo uyu mwana avurwe, ariko yavurwa ntago ari ibyo bintu byonyine akenewe, kuko ni nkaho binsaba ibintu byinshi kugira ngo na ya miti isohokemo, buri kimwe cyose kize nyine nk'uko bikwiye. Ariko nyine byabaye ikibazo kugira ngo ibyo bintu byose mbibone bibe byaba kuba umwana wanjye yagubwa neza. Iryo vuriro rero wagiyeho ni irihe? Ni ivuriro rya Gatagara. Hari Gatagara bita kuri abana n'ubundi. Yego. Nabo bambwiye ngo kugira ngo uyu mwana yinjire mu bitaro byasaba kuba n'abafite umuterankunga cyangwa unyishingira, kuko niyo agize ikibazo amuterankunga araza akaba yagufasha mu bibazo byose wagiye uhura nabyo. Yego ko bambwiye. Watwereka kuri iyo fagitire niba bitagoranye nawe tukayereka abadukurikiye? Iyo fagitire baguhaye nayizanye, uriya mukobwa nayiduye. Reka bayiturebere nawe tuyereke abadukurikiye babone yuko rwose ibyo turimo cyangwa ubufasha turi gukenera ari ibintu bifatika kandi bivuye mu murongo. Murabona yuko iyi fagitire nizere yuko uri kuyigaragaza neza, iri ikigo cya Gatagara, ni ikigo cyita ku bana cyangwa ku bantu muri rusange bafite ibibazo nk'ibi ngibi nk'iby'uyu mwana afite. Ni umwana kuri ubu ngubu wakabaye yirukanka, ni umwana wakabaye ugenda, ariko kubera iki kibazo yavukanye urabona yuko ameze uku nguku. Ni fagitire iriho totali y'amafaranga 336 n'amafaranga 695. N'amafaranga make ugereranije n'abantu bafite umutima wo gufasha, n'amafaranga make ugereranije n'abantu bagira ubumuntu baba hano kuri Kiwi, ndetse n'amafaranga make ku kijyanye n'ikiremwa muntu, ku buryo gishobora kuba hagira uwo bikora ku mutima akabasha kuba yamufasha. Uyu mwana rero ni uwacu, uyu mwana ni uw'Abanyarwanda. Reka mbasabe aho muri
hagiye hatandukanye kugira ngo mwite kuri iki kibazo, mwite kuri uyu mwana aradukeneye, uyu mwana arabakeneye kugira ngo abashe kuba yavurwa agakira. Si icyo gusa akeneyeho cyo kuba yavurwa, ahubwo akeneye no kwitabwaho akabaho neza nk'abandi bana nk'uko mama umubyara yarari kubivuga. Dusoza uyu mwana aramutse avuwe agakira wabyakira ute? aramutse avuwe agakira nazashimira abantu bangiriye neza kugira ngo uyu mwana abe yamera nk'abandi bana. Nanjye nazababwira ko Imana izabamembera kubera ijuru bankoreye. Yego. Reka tugushimire umwanya uduhaye kandi twizere yuko ubuvugizi tugiye kugukorera buzagira icyo bugufasha. Muzaba mugize neza kuko Imana yazabamembera umugisha muzaba munkoreye kugira ngo nanjye umwana wanjye yitabweho. Yego. Turagushimiye wakoze. Yego.